Uyu munsi ni kuwa mbere ni itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mfite ijambo ryawe umwami yampaye kugira ngo rikugereho nawe muri uyu munsi wa none. Urivuga ngo imizi yawe yari yaracitse, Uwiteka aguhe kumera indi mizi mu gihe nk'iki, ngo kandi uzere imbuto nziza cyane kuruta izahambere. Yobu 14:7 aravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Iki ni icyumweru cyo kongera gushibuka, iki ni icyumweru cyo kongera gutoha, iki ni icyumweru cyo kwera imbuto ku buzima bwawe. Ubyakire, ubyature, uvuge ngo mwami nakiriye kongera gushibuka. Yobu yavuze ikintu gikomeye ngo iki giti cyatemwe nticyatemwe gishyirwa imusozi ngo cyaheze mu butaka, ngo ariko habaho igihe cya gatatu. Igihe cya mbere ni igihe cyo kubaho kiriho cyera imbuto, igihe cya kabiri ni igihe cyo gutemwa kikahera mu butaka, ngo ariko kigira igihe cya gatatu. Sezo yawe y'ubuzima igihe ugiye kugeramo, ndahamya neza kuretse nawe natwe ubwacu tuzatungurwa nawe. Kubera iki? Amen. Kuko Uwiteka Imana akugaruriye sezo nziza iruta iy'ahambere. Yobu ibihe byari byaramuciye, Yobu yari yaracitse imizi pe. Burya ibyago byamubayeho byose byari bikomeye, kandi Yobu ntabwo ari amakuru abantu banditse gusa ngo banezeze abasomyi. Yobu ni umuntu wabayeho. Ariko uyu munsi ntabwo ndi kuvugana na Yobu, ntabwo Imana yantumye kuri Yobu, nta n'iki Yobu tumushakaho, ahubwo Imana yantumye kuri wowe mubyeyi ukurikiye, rubyiruko ukurikiye, aho ukurikiye uri wese. Imana yakuntumyeho mu rurimi rwose wabasha kumva ngo hari imizi yawe igiye kongera gushibuka. Iyo imizi y'umuntu itarashibuka, hari ibintu bitatu bishobora kugaragara ku buzima bwe. Icya mbere, ibyo akoze ntibiramba. Hari igihe usanga umuntu ataramba mu rukundo, hari igihe usanga umuntu ataramba mu rushako, hari igihe usanga umuntu ataramba mu butunzi, ugasanga abona amafaranga akora ibintu ariko bigapfa, imizi iba yaracitse. Icya kabiri kibigaragaza ko imizi yacitse, kiranga umuntu imizi yarandutse, ni ukuba abantu bari bamukunze bahindukiye bakaba abanzi biwe. Bijya bibaho ko inshuti z'umuntu zimutera umugongo zigahinduka indi shusho yindi, kandi ziba zifite nazo impamvu zumvikana zikubwira ngo impamvu twabigenje uku n'uku nguku. Yobo bamukundaga nibo bagiye bamuteye umugongo bavuga ngo ntabwo Imana yakemera ko aca mu bintu bimeze kuriya itaramuvuyeho. Byanga bikunda hari icyo Yobo yakoze kibi, bahita bashakira impamvu ibibazo Yobo ari gucamo. Humura, niba ibihe byaragushakiye impamvu z'ibyo uri kunyuramo, Imana ishatse impamvu ihinyuza izo mpamvu zindi ibihe byanditse ku ruhanga rwawe. Yesu Kristo nashimwe. Erega ni muzima uyu mwami tumubona akiza, mfite amakuru yizewe kandi ntagurisha y'ukuri y'ijambo ry'Imana. Ni iki Imana iba yanganirije ku bakunzi b'ijambo ry'umunsi. Ndabizi ko muri kunda muri benshi, mbasabiye n'umugisha wo muri hose ngo muhirwe mwebwe murisangiza abantu kugira nabo bakira inkuru nziza. Iki cyumweru hari abantu bafatiriwe imitungo yabo, bafatiriwe ubutunzi bwabo, bafatiriwe mesaje zabo z'ibintu bari barasabye ariko ntizasubizwa. Amfite amakuru avuga ngo Imana izituye umugisha wari uziritse, Imana izituye ibyana by'indogobe byari biziritse. Hari abantu Imana izituye ku bwawe, hari umugisha Imana izituye ku bwawe, hari amarembo Imana yuguruye yari yarugariwe. Kubera iki? Imizi yo yacitse, hari imiryango yifunga. Imizi yo yacitse, hari amahirwe agenda. Imizi yo yacitse, hari icyubahiro kiva ku muntu. Imizi yo yacitse, hari imbaraga ziva ku muntu. Yewe iki cyumweru abantu benshi bagiye kongera guhabwa restoration mu mwuka, yumva yabaye restore, mu bitekerezo yumva yabaye restore. Ikindi gikomeye, bantu murota nabi muzagira inzozi nziza cyane. Kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko guhura n'Imana live. Uzahura n'Imana mu nzozi. Wewe wari umaze igihe urota ibintu biguca intege, bigukamura, bigusubiza aho wavutse, bigukura mu mugabane, bigukura mu banyembaraga, bikakujyana mu banyantege nke. Iki cyumweru Imana ihinduye inzozi abantu barotaga. Erega hariho ibyiringiro. Ibi byiringiro abera bagiye babigumana.
ibi byiringiro n'imbaraga zitubeshaho. Yeremiya yaranditse 31:4 ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Bivuze ngo hari igihe umuntu asenyuka, kandi nuhura n'umuntu ubuzima bwe bwasenyutse ntuzamucira urubanza. Nuhura n'umuntu ubuzima bwasenyutse ntuzashakira impamvu ibyo ari kunyuramo kuko wenda hari ibyo wumvisha. Hoya, nuhura n'umuntu ubuzima bwasenyutse ntuzafatanye n'ibyamusenyuye kumurwanya, kubera yuko umunsi Imana yaje kumwubaka hari igihe ibyamusenye nawe byazagwira iwawe, byazagwira abawe, byazagwira wowe ubwawe. Jya wirinda kwirundaho imitwaro y'ibihe bizaza mibi. Jya uhora uharura inzira nziza, kuko ikintu cyose umuntu avuze, ikintu cyose umuntu akoze, burya iyo uvuze umuntu neza uba uteguye inzira yaho nawe uzaca ejo ukazavugwa neza. Ushaka kutavugwa neza ngo bimenye, ariko uwabyaye akazavugwa neza. Kandi nuba iby'imbuto y'ikintu kibi mu mutima we, nubwo yakiha n'ishuri 7,777 n'andi magarama yandi, icyo wabibye kibi mu muntu, ibihe bitinde bihere uragisarura. Kandi ugisarura kikubye icyo wabibye uko byamera kose. Ariko kandi bibiha nabi bikanaryana cyane iyo wakibibye ku muntu Imana ifite icyo yavuzeho. Daniel bamubibyeho kumuhimbira no kumwigira itegeko rimwica, ngo Daniel Imana imurindira mu rwobo rw'intare, ngo ariko umunsi Daniel yahagurutse avuye mu rwobo rw'intare Imana imuzamuyemo, ngo umwami yaraye adasinzira aje kureba, ngo bamutayemo zabasamiye hejuru. Burya umuntu Imana ifite icyo yavuzeho numugeraho jya wituriza, kandi kuko utazi uwo muntu muri kumwe niwe nta kimana yamuvuzeho, icecekera. Ushaka kugira ngo Imana yavuzeho nabumvishije gusa, n'ubu utigeze wumva Imana ivuga mwubahe wikomereze. Burya abantu b'Imana bafite kikurikirana, bafite kirengera, nkuko leta y'isi nayo igira ukuntu irengera abaturage bayo, rimwe na rimwe ikanabikora kubw'izindi nyungu nyinshi zitandukanye. Tujya tubibona abantu biga amateka. Nijoro rijya rikurikirana ubwoko bwaryo, nijoro rijya rishakisha amakuru y'ibintu byose ukuntu byagenze, nijoro rijya ryita ku kantu kose kabaye. Iki cyumweru hari imbaraga, iki cyumweru habuhamya, hari konte z'abantu zasinziriye. Iki cyumweru Imana igiye gukangura, kubera imizi igiye kongera gushibuka. Hari umuntu hamwe utarikoze pasa, kuki utubwira ibintu byiza buri gihe? Nonese nkubwira ibibi Satani nawe ubwara bikubwira. Niyo atari kubwira nawe ubwara byitekerereza, niyo utabyitekereje ubicamo ubibona. Kankubwira ibyiza, kuko Yeremiya 29 haravuga ngo ibyo nibwira nzabagira ni ibyiza. Nge mvuga ibyiza kuko Imana inyuza mu ibyiza. Hari abandi bashinzwe kuvuga ibibi, Satani acisha mu ibibi, ariko twe Imana iduhaye message yo kugukomeza no kukwibutsa umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nuwo kukugirira neza, nuwo kukurwanirira, ngo nzongera kukubaka uzaba wubakitse. Imana imejeje umuzi wawe, Imana imejeje imbaraga, Imana imejeje ubwiza. Hari abantu bajyaga bahora basendwa bageze igihe cy'umugisha. Nivuga gusendwa ntuze kumva abakobwa gusa, oya, gusendwa ni igihe urugeze ahantu ubona ibintu bigeze ku musozo neza ukabona bisubira udubi. Hari umwuka wo gusendwa Imana ikuye ku bantu, ahubwo ibasutse umwuka wo kubengukwa, yego, wo kubengukwa, kuko imizi yameze. Haleluya, imizi yameze. Hari abantu Imana imereje imizi y'igikundiro, ku buryo agiye gukundwa, ku buryo ajya avuga ngo ntabwo urukundo rukiba. Ugiye gukundwa ku buryo uzajya ugenda ucira urukonda kubera urukundo rwakurenze. Ugiye gukunda ku buryo uzayivuga ngo ni ubwa mbere mbonye urukundo. Kuko niba Satani agira urukundo rwisha akunda abantu bakazabica nabi, n'Imana igira urukundo isuka mu bantu bayo bakazarukoresha bazura abantu umwanzi yishe nabi. Buryo ushaka gutangirana n'urukundo ukomereka, ariko ukarangizanya n'urukundo wishimye. Ushaka gutangira ibyawe bipfa, ibirori bipfa, umunezero upfa, inkuru nziza zipfa, amahoro apfa, iterambere ripfa, igikundiro gipfa, ariko Uwiteka yo yamejeje umuzi, bya bintu byose birakuyoboka. Ndumva abantu bayobotswe n'ineza y'Imana. Mana, ndagushimira ko kugira neza, ndaguhimbaza ko kuri rubasha. Nsaba umugisha ubwoko bwawe bwose bukurikira message y'umunsi umugambi Imana ku buzima bwabo, abadukurikira kuri YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp ndetse n'ahandi hose, mwana bahabwa umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.
bagomororerwe ibyiza byose, binjire mu gihe cyo komerezwa imizi, ab'imizi yaranduwe yongere kumera, ab'icyizere cyarandutse cyongere kumera, ab'agaciro karandutse kongere kumera, ab'amahoro yarandutse yongere kumera, aho ubuzima bwiza bwaranduwe bwongere kumera, aho imbaraga zaranduwe zongere kumera, binjire mu bihe bidasanzwe byo kubona urukundo rw'Imana. Ni mu izina ry'Umwami wacu Kristo w'icyamamare urenze ibihe byose. Amen.